ibintu bibi byinshi cyane bigose ubuzima bwawe, ariko data yakurengera kandi byakunda. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu nifuza ko umuntu wese yamenya aya magambo kayasobanukirwa, kumenya ngo ndota iki, mbirota nte, mbigenze gutya. Ibyo nabigusobanura. Ikindi, kubona ufite imineke cyangwa imbuto zikakuborera mu ntoki, ukabona zaraboze mu isoko, aho zifite zaraboze, ibigori byaje mu rumbe, ukabona ikintu cyose cyamaze kwandura mu byo wari utunze byose. Naho menya ngo hari amagambo agiye kuva ku butunzi, guhomba se, kwamburwa se, kubura ikindi kintu. Rero senga Imana bihinduke. Dufite Imana ihindura ibintu byose. Nyaboneka inzozi nuzirota ntukajye usinzira. Ikindi, kubona nyoko kwa kurunguruka, so kwa kurunguruka, musaza wa kurunguruka, baramu bakurunguruka, umvumwe bakurunguruka, ukubona mbega so kurunguruka kwambaye, so ukubona baguhengeza, bibazanga ariko ubona batunga gatoki. Menya ngo uwo Imana yagushije ko hariho umwuka w'agasuzuguro. Ubumwe bw'abera Ministries, amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptista, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi, imuha amavuta ngo gendo uyasuke kuri bariya, ubuzima buhinduke. Amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka. Umugisha w'Imana n'ubuntu bw'Imana no gukora kw'Imana bibane nawe kuri kimwe bw'abera Ministries, amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka nawe ugahindura ubw'abandi. Rero kandi nkubwira ngo data wa twese arakuzi ndetse aragusobanukiwe. Imana iguhe umugisha mu byo ukora byose, ibyo ubamo byose, kandi umwuka wera w'Imana aze mu kubaho kwawe kwa misi yose, no kumva ko Imana igenda ikurengera mu buryo bukomeye. Twarimo tuvuga ku kiganiro gikomeye, tuvuga mu cyumweru mu minsi yashize, ikintu cyatambutse nkubwira nti ibintu ukwiye kumenya kwitondera, warota kumva ko uri umunyamugisha kandi ufite imbaraga z'uburyo bwose. Uyu munsi ndagira ngo nkubwire inzozi zerekana ko ugiye gukorwa n'isoni. Kandi nongere mbamenyeshe buri gihe, nurota ibintu ntukabifate nkaho ari ihame ngo bigusohoreho. Kurota ni kimwe, no kugusohoraho ni ikindi. Imana ibiguhishurira kugira ngo utsinde imbaraga mbi z'abadayimoni. Kuba uyu munsi watsindwa, kuba uyu munsi wakora amakosa, kuri uyu munsi wahora n'ikibazo ntibikunde, icyo ntago ari impamvu ndende yatuma ugomba kugira ikibazo. Rero by'ukuri bigaragara neza ko ibyo ukwiye gukora mu buryo ubikoramo ukwiye kwemera ko bitagufata. Reka mvuge muri aya magambo ngo niba koko icyaha kikuriho cyangwa se cyakubayeho, niba ushobora kurota inzozi ubifata nk'ari ibintu byamaze kukurangiraho, cyangwa se ko amateka yahindutse, ubuzima bwabaye ubundi, mbere na mbere banza umenye ngo ese kuki nzirota kandi zikambaho. Ejo nakubwiye inzozi umuntu arota akabona ko afite amahirwe. Zimwe mu nzozi, nimwe mu nzozi nyinshi ko zirenga hafi ni nyinshi, ntabwo navuga umubare, ahubwo ndimo ndakwisha ngo zimwe mu nzozi urota ukabona ni ikiganiro cyatambutse, ariko uyu munsi noneho ni icyo nkubwira ngo mu nzozi urota ukabona ko nudasenga uzakorwa n'isoni. Nizo nziza urota ntiwibwire ngo bipfa kuza utabisengeye, kimwe ko nizo urota ntibyahagarara utanje kubisengera ngo bikureho. So uvuga ngo Imana iri imbere yawe kugira ngo ugire ibintu uvanaho byose kandi bigende neza, kandi Imana igutabare kandi ugende ubikora. Kurota ni kimwe, no kwisobanukirwa ni ikindi, no gusenga kugira ngo inziza zigusohoreho, imbi ntizikuzeho, nabyo ni ikindi. Rero ni amakosa kubona Imana yaguhishurira ibyenda kubaho warangiza ukemera ko bigufata mu ijosi. Ubukoze amakosa akomeye, ubukoze ikintu kitari cyiza. Nongere ngo usubiriremo, kurota ni kimwe. Okay? Kurota ni kimwe. Kurota ni kimwe. No kongera kugira ngo zitagusohoramo ni ikindi. Ni byiza ko ngusoma aya magambo, erega ni nziza zose warota ntizapfa kusohora ku buzima bwawe utabigizemo uruhare. Bisaba kubigiramo uruhare ruziguye cyangwa rutaziguye, cyangwa mu bundi buryo data wa twese akumpera umugisha. Nuvuga ngo harimo inzira zitandukanye nyinshi kandi zumvikana ko bigora umuntu, zasohoye cyane izasohoye. Aho rero kuhaba no kuhamenya no gukora ni kimwe mu bindi. Rero kuri uyu munsi wa kane ndagira ngo umenyeshe ko turi uyu munsi w'itariki, ni byiza wazirota ari mbi, wazirota ari nziza, senga inziza zisohore ku buzima bwawe, kandi senga usenya nimbi zuye kuza ku buzima bwawe. Kuko nakubwiye ngo inzozi zose urota
harimo kwigisha, harimo gutesha, harimo kuburira, harimo kukwereka aho ugiye kujya mu masezerano, harimo no kuguhana kugira ngo ukiranukire Imana uko bikwiriye. Rero data wa twese akumpera umugisha kandi akwambika imbaraga zikomeye. Uyu munsi none ngo turebe inzozi ushobora kurota zikagaragaza ko nudasenga Imana mu minsi mike uzakorwa n'isoni imbere y'abantu utabishakaga, yewe ukanabyisangamo, yewe ukanabyibonamo, yewe ukabona ko bikugezeho kandi ntiwabishakaga, ntiwarabitekereje. Ibyo bintu rero ukamenya ko nubwo bigiye kukubaho gutyo harimo ingorane zikomeye, harimo ikintu kiremereye, harimo ikintu kigoye, harimo ikintu gifite imbaraga zidasanzwe, kandi ukabona ko ukwiye gusenya ibyo bintu. Burya inzozi ya mbere na mbere igaragaza ko ugiye gukorwa n'isoni, kubona uhagaze ahantu abantu bagushungamirije cyangwa se bakureba batavuga, uri hagati mu ruziga rwabo, ugoswe n'umuryango cyane cyane ugoswe n'urugo, ukabona bagushyize hagati, uri umugore cyangwa ufite urugo rwawe, bagushyize hagati y'abantu, bakubujije amahoro, bakubujije amahwemo, bakubujije icyerekezo, bagushyize hagati yabo, barakugose, ubuze ikintu ukora. Ibyo bintu iyo umaze kubyibonaho gutyo kandi ubona byakujeho, menya neza ko harimo ikibazo gikomeye ku buzima bwawe. Bivuze ngo ugiye gukorwa n'isoni mu muryango wawe, ku buryo umugabo yaguhinduka, umugore yaguhinduka, abana baguhinduka, kuko warose uhagaze hagati muri bo ariko bagushungamirije, bakukurikiye, nta kintu mvugana nabo, barimo bakureba. Icyo gihe nuramukurose ukabona mu bakozi mukorana bagushyize hagati, baragushungamirije, menya ngo hafi aho bagiye kukurega, bazakwirukane mu kazi kandi ure n'ibibazo. Rero ni byiza ko iyo umaze kubona ibyo bintu uhita uhaguruka, usenye, ubirandure, ubivaneho, kuko Imana yahishuye ko ugiye gukorwa n'isoni muri icyo gihe. Mu gihe ushungamirijwe n'abantu, abantu bagushyize hagati, nyine bagushungamirije, mu itoro bagushungamirije, ubona abantu kureba n'amaso, ubona usa nkaho yenda hari n'icyaha wanakoze uri hagati muri bo. Iyo ni inzozi ikwereka neza ko mu minsi yawe iri imbere ugiye gukorwa n'isoni kandi bizakugora kandi bizakurushya. Aho hantu hitondere, unahazirikane, unahamenye, unahumve, kandi umenye ngo ukwiye gukosora icyo kintu, ugasenga Imana ikikuzeho. Kuba wisanze hagati y'abantu, mu muryango, mu bo mukorana, abo bose, kandi ukabona uhari hagati muri bo baragushungamirije, icyo ni ikimenyetso simusiga cyerekana ko nudasenga amasengesho y'iminsi 2 ewana uraza gukorwa n'isoni kandi baza kukugora. Indi ni nyinshi, ariko ndavuga nke uko amasaha bari ayo ngaho, iminota bari iyo ngaho, gushobora kurenzaho. Yego twakora n'indi myinshi, ariko imyinshi zaterwa n'uruhare uzagenda ubigiramo, cyangwa nawe uko uzagenda ushyigikira uyu murimo w'Imana. Rega burya twanabakorera ibintu byinshi, twanababwira n'ibindi byinshi, ariko ubushobozi n'uburyo ni ingorane, kandi ni we maboko Imana yaduhaye. Ubwo nawe urabyumva, niba warakiriye kumwe gabera ministries, twakura inzozi ugasobanuka, ongera dufasha nyine twongera ibikoresho na ya minota iboneke, n'ibintu byoroshye. Icy'ingenzi n'ubona ko ari ukwitanga, ariko ugize ikindi kintu ukora, twakora n'ikindi kirutaho. Rero kuburose, rero icyo cyambere uhagaze hagati y'abantu, nubona uhagaze hagati y'umuryango n'abana n'umuryango, ntacyo urimo uvuga baguhanze amaso, jya umenya yuko ufashwe n'umwuka w'agasuzuguro kandi yo gukorwa n'isoni. Kabiri, kurota ubona wambaye ubusa mu bantu muri rusange, nubwo wambaye ubusa hejuru cyangwa hasi, nubwo wambaye se n'akantu kagaragaza ko utambaye neza, uri imbere ngo bagiye kukuvuga amagambo abaho n'atabaho, kandi usebe kandi bikugore. Imana yakubwiye ngo itonde, mu minsi mikeya ibyago bigiye kuza by'amagambo. Rero ni byiza ko igihe urose utambaye muri wo mu joro, byuka usenge, kubita amasengesho y'iminsi 2, nta soni biguteye, kuko gukorwa n'isoni byumvikane ni inzu zo gukorwa n'isoni, kumwara, gusebera imbere y'abantu, kubura ijambo imbere y'abantu no kubura ikivuga imbere, kubera ko umwuka yaguhishuriye ngo irinde kubona wambaye. Ikindi, kubona ugenda nta nkweto wambaye ibirenge bisa kandi wazigira agasobanura ngo nyine ibyo agiye kuvuga amagambo menshi adasanzwe. Ikindi, kurota ubona abantu bagutumuriraho itabi, banywa bakagukorezaho imyotsi, menya ngo agiye kuba amagambo akurya, agusebya, aguteranya n'abantu kandi bikugore, kandi bakugora bize gutera ikindi kibazo muri ubwo buzima. Buriya inzozi zigaragaza ko uzakorwa n'isoni ni igihe uzaba uteruye ikintu cyagucika kikameneka mu nzozi, cyangwa umwana agucika akubita hasi mu nzozi,
cyangwa se waba utetse inkono ikagwa hasi mu nzozi, ikintu cyose cy'agaciro kigucitse kikagwa hasi, umwuka arimo arakubwira ngo irinde, mu minsi iri imbere ugiye gukorwa n'isoni, kandi isoni zakumerera nabi, uzamwara uburaho werekera. Ni inzu zerekana ko iminsi kwitegeye ugiye gukorwa n'iki, n'isoni. Icya kabiri, kuba witwikiriye umutaka, imvura irimo igwa, wa mutaka ugashwanyuka cyangwa ugacika ukanyagirwa kandi wari ufite. Menya neza ngo icyo nacyo ni ikimenyetso cyerekana ko mu minsi irimo udasenga ugiye gukorwa n'isoni. Bisaba kuzagira imbaraga mu isengesho, ko nudasenga nukuri uzaseba, imvura izakunyagiye, ibyo ni indi mpamvu. Ikindi, kubona umuntu aguhirika mu byondo, cyo bita ngo ni ibisoto hasi, ukabona aguhiritse mu byondo, arashaka kusa nabi, akuviringitishamo, ariko agambiriye kwanduza, nk'ahagaragara cyane cyane mu maso, mu biganza, ahantu hose hagaragara, agusiga icyo kintu. Jya umenya neza ko nabwo ugiye guhura n'intambara z'abadayimoni zo gusebera imbere y'abantu bose, gutinya kugenda. Ikindi ugomba kumenya, kurota baguciraho imyenda wari wambaye bakayishishimura. Imyambaro twambara ihisha ubwambure bwacu, imyambaro twambara niyo igaragaza ko turi bazima, ariko baguciriyeho umwenda, baraza kureba aho batagomba kureba. Bivuze ngo Satani yagusabye nawe kugira ngo akurangize, akwinjirira, agushyire hasi, kandi akora ikidakwiriye. Bisaba ugomba kugira imbaraga kugira ngo Imana igufashe mu byucamo byose no kubisobanukirwa. Amahoro y'Imana bane namwe. Ubu ni umwuga w'Abera Ministries, amavuta kandi agira amateka, nawe ugahindura y'abandi karubwa neza, ariko muzirikana komeza gukora subscribe, n'undi murayikora, ndabemera. Ariko izo nuzirota, jya ugira ubwenge, jya ugira gutekereza, umva, jya ugira kumenya, jya guhagarara ku cyo urimo ukora, jya umenya ko urugamba uriho rutoroshye, jya umenya ko umwanza kuri inyuma guhiga, jya umenya ko hari amakuba n'ibyago kuzaho, jya umenya ko ukeneye gutabarwa n'Imana mu rwego runaka cyangwa urundi, kuko Satani yamaze gukora ikintu kibi, yamaze no kwigaragambya, yamaze no kurwana inkundura n'urugamba rundi rwabaye. Data wa twese akugirire neza, kandi Data wa twese aguhembure mu nzira zose kugira ngo ubashe gusobanukirwa. Kindi kituma ukorwa n'isoni, nubona umuntu aguhamagara ukisanga mu mwijima, ukabona arakurembuza, ariko akujyana ahantu hatabona, akujyana ahantu udasobanukiwe, ukumva umutima uranze ukagenda, menya ngo ugiye kujya aho utazi. Mu minsi mike barakuvuga amagambo utazi, bazakubeshyera kuroga, bazakubeshyera ko ujya ikuzimu, bazakubeshyera ko bazavuga ibintu n'ibindi, kandi nawe uzumva wowe. Ariko nuhagarara ugasenga ukegera Imana, nzi ko bizahinduka. Cyane cyane izi nzozi zivuze zizakora abantu isoni, bakunze kuzirota mbere ya saa 9 z'ijoro, ntabwo ari nyuma yaho. Nyuma usa nk'ugiye kuryama, burya ziri mu byiciro, hari izurota saa 6, hari izurota ukiryama, hari n'izurota saa 9, hari n'izurota ugiye kubyuka mu rukerera. Abahanga rero mu gusobanura za nzozi urota mu rukerera, ushaka watera hakapa ukavuga uti kweri mu bucyacya bwa mu gitondo, za nzozi ushobora kurota wari uryamye, wasubira gusinzira ukongera ukazirota. Ushaka amenya ngo Imana yavuganye nanjye, Imana ari kirimo igambirira kunkoresha, hari icyo irimo ipanga muri ubwo buryo. Kurota wakorobye inzu, cyangwa wogeje ibyombo, cyangwa wamesha imyenda, umuntu akaza akabyanduza. Inzu ibanga ibintu byinshi, urayogeje aje yanduza ku bushake. Hari n'abashyiraho amazirantoki, abashyiraho ibindi bintu, mbega nuvuga ngo agiye kwanduza isura yawe, agiye kwanduza uriwe, agiye kwanduza aho utinya. Nyaboneka no kurota ubona bakunyariye ku buriri, cyangwa bakoze no ku buriri, mbega ibintu byose ubona ko bitera isoni n'ikintu cyose, jya ngo umwanzi yinjiye, icyagambire nuko ndi bukorwe n'isoni. Kandi ariko nkubwire ukuri, gukorwa n'isoni ntibyari bihari. Imana yabikweretse kugira ngo uhangane nabyo, kandi nta mbaraga bisaba, nta kindi kintu bisaba, amafaranga ntibisaba iki, nugusenga ubisenya gusa. Wakumva nta mbaraga ufite, ugahamagara umushumba akagufasha gusenga Imana, ariko ibintu bigakemuka mu izina rya Yesu, kugira ngo bashe kugira za mbaraga nziza zo kwegera Imana no gukorana n'Imana. Imana iguhe umugisha kandi Imana ikurinde. Ndacyakomeza gusobanura, ubona umuntu yanduje saro yawe, inzu yawe yaramaze kuyikoropa, akaza akayanduza, ari mu buriri, ari mu gikoni, kwanduza ibyombo, mbega ikintu cyose watunganije akaza akacyanduza. Menya ngo hari umwuka w'agasuzuguro, hari umwuka wo guseba, hari umwuka kuvugwa nabi, hari umwuka wo kugambanirwa, hari umwuka w'ubugome buri kuguzengurutse. Hari ibintu bibi byinshi cyane bigose ubuzima bwawe, ariko Data yakurengera kandi byakunda. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu nifuza ko umuntu wese yamenya aya magambo, kayasobanukirwa, kumenya ngo ndota iki, mbirota nte, mbigenze gutya.
ibyo nabigusobanura. Ikindi kubona ufite imineke cyangwa imbuto zikakuborera mu ntoki ukabona zaraboze mu isoko, aho zifite zaraboze, ibigori byaje mu rumbe, ukabona ikintu cyose cyamaze kwandura mu byo wari utunze byose. Naho menya ngo hari amagambo agiye kuva ku butunzi, guhomba se, kwamburwa se, kubura ikindi kintu. Rero senga Imana bihinduke, dufite Imana ihindura ibintu byose. Nyaboneka izo nuzirota ntukajye usinzira. Ikindi kubona nyoko bukwa kurunguruka, so bukwa kurunguruka, musaza wa kurunguruka, baramu bakurunguruka, bumvira bakurunguruka, ukubona mbega so kurunguruka kwambe ukubona baguhengeza, bibazanga ariko ubona batunga gatoki. Menya ngo uwo Imana yagushije ko hariho umwuka w'agasuzuguro ugiye kuza ku buzima bwawe kugira ngo bitagenda ukundi kuntu. Hanyuma ariko Imana igufasha. Nagenda nkubwira ngo usobanurira, ni ukuvuga ngo buri gihe iyo urota inzozi wifata nk'aho ishyano ryaguye. Hari umwana ngo ziteye ubwoba, ngo zankanze, ngo nari nsaze, ngo nabuze iyongera, ngo nabuze icyo nkora. Oya, kurota ni kimwe, no gusobanukirwa ni ikindi, no gusohora ni ikindi kintu. Ndimo ndakubwira inzozi zerekana ko nudasenga ugiye gukorwa n'isoni. Nakubwira ngo kubona aho umuryango bakurunguruka. Ikindi kubona inyamaswa zikuriye inyuma zikwirukankana. Menya kaho naho ni ikimenyetso simusiga cyerekana ko umwanzi yakwatatse aciye mu mpande zose, kandi cyagambiriye nta kindi ari ukugira ngo ukorwe n'isoni. Data wa twese adufashe. Nari nkubwiye ngo kurota bakoropa inzu bakayanduza no kumesa imyambaro yawe. Warangiza umuntu akaza akayanduza ayikuye ku mugozi. Menya ngo aho naho ni ugukorwa n'isoni, bazagusebya. Bitandukanye no kwibwa imyambaro wari wambaye. Urumva uwanduje uzawumesa wongere wambare, ariko kwiba imyenda yari yanitse n'iy'umwana n'iy'umugabo bakayiba, cyangwa se uwo mubana bakayitwara, biravuze ngo Imana yakubwiye ngo mugiye kwamburwa icy'agaciro mu kubaho kwanyu, kuko umujura angana na Satani aje kubatwara amahirwe. Rero ku muntu w'umuhanga uzi ubwenge, uhita uhaguruka ugasenga muri iryo joro, ugahagarika izo nzu uti ntizizasohore. Wakumva utanyuzwe ukajya amasengesho y'iminsi 2, wakumva utanyuzwe ugahamagara umushumba mugasengana, ariko ukagerageza gusenga mu buryo kibutuma utsinda izo mbaraga mbi z'abadayimoni zaguhagurukiye kugira ngo zikubuze amahoro. Nizere kunyumvise cyane, kandi unyumvise nk'umukozi w'Imana, kandi ukanyumva mu buryo bwiza bukwiriye. Data wa twese akumpere umugisha kubw'imbaraga n'ibitangaza n'imirimo ikomeye ajya akora mu kubaho kwawe. Aho rero ugomba kumenya ngo kuba nibwa imyenda, kuba nibwa ikintu cyose, nuvuga ngo wambuwe icy'agaciro, Satani agiye kuzakunyaga akazi kawe. Ikindi kigaragaza ko uzatuma ukorwa n'ikimwaro n'isoni, ni igihe uzicara warangiza ugashaka dokima yawe, impapuro se, ibyangombwa, amapermis de conduire, cyangwa se diplome, cyangwa impapuro z'agaciro warubitse, ukarota ushaka wazishyize ukahabura, ukazishaka ukazibura. Aho y'imburose zo zimeze gutyo, nawe menya ngo nta kindi gisigaye, ugiye gukorwa n'isoni, uburi ibyo wifuzaga, ibintu bitangire bibe ku ruhande rwawe. Kubera iki? Nuko utasenze Imana. Subiremo ijambo rimwe ngo kurota ni kimwe, gusobanukirwa ni ikindi, no kubuza ku icyo kintu kibi kiba ku buzima bwawe. Aho rero niho abantu tutandukaniye mu mbaraga, kuko hari ubibona agahita asenga, agacagagura, akavunagura, agasenya, akavanaho, kubera ko ari cyo kiba gikwiriye, kandi Imana ikagenda imurengera. Impamvu abwira ijambo turifashisha Zaburi ahangaha, kandi yumvikana henshi bajya banayimenya. Biriya ndayifite hano imbere, nta kintu nkoye murayisoma, babwira impamvu dukwiye gucagagura. Ukirota izo nzozi zose, hari ibintu ugomba guhita ukora kugira ngo Imana ikorane nawe, kandi Imana ifite ubushobozi n'ubutware bwo kubigukorera mu izina rya Yesu. Iyo usomye Zaburi ya 2 umurongo wa 3, uravuga ngo reka ducagagure ibyo batubohesheje, tujugunye kure ingoyi batubohesheje. Urumva na Dawidi yayiririmba ahamagara asenga ngo reka ducagagure ibyo batubohesheje, tujugunye kuri ingoyi batubohesheje. Ihoraho yicaye mu ijuru izabaseka, umwami Imana azabakoba. Hallelujah. Reka ducagagure ibyo byose
kubirota ni kimwe no ni ikindi, ari ugomba reka ducagagura ibyo batubohesheje, tujugunye kure ingoyi y'abatubohesheje. Ihoraho yicaye mu ijuru izabaseka, umwami azabakoba. Urumva, reka ducagagure. Gucagagura rero mubango bagucaga ngo ukata gutya ngo ndakata ndakata gutya, icyo ni ikimenyetso cyo gukata, ariko mu mutima ugomba kubicagagura. Ukavuga uti nanze gukorwa n'isoni, nanze kumwara, nanze gusuzugurwa, nanze kwicwa n'inzara, nanze kugira gute. Uzi neza icyerekana ko ugiye kuzahurwa n'inzara y'ibyo kurya ni igihe uzajya kuguhaha, wagenda ukabibura ugataha ntabyo ubonye. Kandi ya mafaranga biravuze ngo kimwaro cy'inzara kirimo kirakoma. Kandi rero ngo reka ducagagura ibyo batubohesheje, tujugunye kure ingoyi batubohesheje. Ihora yicaye mu ijuru izabaseka, kandi nimara kubaseka bizagenda uko bikwiye kugenda. Data wa twese atugire neza, kandi Imana igufashe mu byo ukora byose. Ni ijambo Imana twasomaga, ni Bibiliya twumva ngo reka ducagagure. Cagagura izo nzozi mbikubita hasi, ufite imbaraga z'umwuka wera. Niba udashoboye hamagara dusenge Imana, dusenye uwo mwuka mubi. Cagagura ababoshye inyenyeri yabigaruke, cagagura ababoshye bigaruke byose, kandi bize uguwe neza, kandi Imana igutabare. Iyo usomye Zaburi ya 3 iravuga ngo Uwiteka erega abanzi banjye baragwiriye, abangomeye ni benshi. Benshi baravuga bati nta gakiza afite ku Mana. Amagambo niyo baririmba, niyo bavuga ngo nta gakiza ufite ku Mana, nta kintu ufite, ariko ufite Imana, kandi Imana irakuzi. Wajya muri Zaburi ya 7 ukavuga ngo Uwiteka Mana yanjye niwe mpungiraho, ntabara nkiza bangenza. Urya muntu ye kunshishimura umutima wanjye, nk'uko intare ushwaratura ari nta wuntabara. Belala sondele braille. Uwiteka Mana yanjye ntabara, ni wowe mpungiraho, ntabara nkiza bangenza. Urya muntu ye gushishimura umutima wanjye nk'intare awushwatagura ari ntawe untabara. Urumva ni ijambo rikomeye. Soro Imana iraguhishuriye ko ugiye guhura n'intambara, Imana iraguhishuriye ko ugiye guhura n'ikibazo, Imana ikuretse ko ugiye gukorwa n'isoni, nawe uracece uratuje ngo bizabe uko byagashatse. Oya, byuka, cagagura, senya, randura, rimbura, gira ibintu ukora, ntagire ugushwatagura umutima, ugushishimura umutima. Turamwanze mu izina rya Yesu, uwo kushi ntagushishimura umutima. Imana igutabare, kugirire neza, Imana ikurengere, kwambika imbaraga, Imana ikwiteho cyane, Imana igufashe mu byucamo byose, Imana ikurengere mu nzira unyuramo, mu makuba unyuramo, mu rwo unyuramo. Yesu agenda agufasha aho unyura, kandi umva uvuga ngo reka ducagagure ibiziriko batubohesheje, ducagagure ingoyi batuziritse mu izina rya Yesu. Cagagura amagambo, cagagura amatiku, cagagura uburozi, shwanyaguza ibirere by'abadayimoni, shwiragiza indwara zose, ambura ijambo sekibo, kwirukankaho, kubita hasi, rwana intambara ndende. Gira ikintu ukora, gira ikintu kubigenza. Data wa twese agushyigikire mu izina rya Yesu. Shwanyaguza, shwiragiza, vunagura, cagagura imbaraga z'abagome, iz'abagambanyi, abaguhiga, abakugendaho, abavuga, abagusakuriza, abashora itiku. Aho hantu n'imbaraga ze ntuzemere ko inzozi zisohoraho ngo nawe ukorwe n'isoni, ubyakire nk'uko ubyiboneye byose. Haguruka urwane inkundura, werekane ko Imana muri kumwe, werekane ko Imana muhagaze. Shwiragiza, vumagura, twikarandura. Hari amavuta y'Imana, hari imbaraga z'Imana, gukora kw'Imana, hari ibitangaza by'Imana, ubushobozi bw'Imana, hari uburyo bw'Imana, hari umugambi w'Imana, hari imbaraga zikora bucece, hari imbaraga zinjira bucece, hari imbaraga zisenya bucece. Haguruka wirukane inzozi zose, kandi turagushyigikira, kandi tuzi ko turi kumwe, kandi Imana iri kumwe na. Umva ijambo ngo reka ducagagura ibyo batubohesheje. Imana iraguhishuriye, wiceceka. Turahari kumwe Gabera Ministries kugufasha kubohoka n'inshingano zacu, cyane ko ubumwe Gabera Ministries ntabwo ari itorero, si idini. Na umuntu azakaruhuka agasubira mu itorero ryiwe akagubwa neza. Uri muntu wese mu itorero abejwe muri ryo. Shalom shalom, umugisha n'Imana. Amen. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka.
mu iyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka.